mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'umuryango ashobora kuba des puissances à l'œuvre, ashobora kuba hariho imbaraga zikora kugira ngo uwo muryango ujye kure y'umugambi w'Imana. Mu gihe rero batabizi ni handi usanga rero nibyo bita muzabimenya gute ko dans ma vie mu buzima bwanjye il y a une puissance mauvaise qui agit, cyangwa dans ma famille il y a une puissance destructrice qui agit. Uzamenya gute ko mu buzima bwawe hari imbaraga z'umwuka zo zirakora zangiza, cyangwa mu muryango wanjye hari imbaraga z'umwuka zikora zangiza? Uzamenya gute? Comment détecter s'il y a une puissance maléfique dans ta vie, dans la famille? Uzamenya gute ko izo mbaraga zihari? Lorsqu'il y a des situations récurrentes, répétitives, igihe hari ibintu uriya mutonto wawe, uriya mu oncle wawe yarakenyutse, yapfuye afite imyaka 40, nyogosenge sibyo, yapfuye afite imyaka 40, hanyuma yindi generation sokuru wawe yapfuye afite imyaka 40. N'urugero mbaha ni bisanzwe ko bigatera bisanzwe, ni ibintu biri récurrent biguma bigaruka. Ntabwo rero bizakemurwa n'ibindi, ni ukumenya ubwiru bw'imbaraga z'umusaraba. Amen. Ntabwo ari ukuraguza, ntabwo ari uguterekera, ni ukumenya ko Imana yabikemuye ku musaraba. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ntabwo twebwe byose tubisipiritualiza, mwabyumvise? Ntabwo byose tuvuga ngo ni by'umwuka, ariko hari igihe biba kombine, akaba abantu n'ingorane zabo hamwe n'iby'umwuka nabyo bikaba bivanze. Twere kumenya rero nimba hariho ni puissance iri irakora. Iyo mvuze puissance ndavuga puissance démoniaque, imbaraga z'abadayimoni. Ukwiye kumenya ko ku musaraba Imana yarabikemuye. Ukwiye kujya ku musaraba nimba ukijijwe, nimba warinjiye mu bwiru umusaraba, ukabwira umwami icyo kibazo. Amen. Kuko ibisanzwe wowe urabizi, bisanzwe hari bidasanzwe bitubaho. Ibyo rero ukwiye kubibwira Imana, ariko ukamenya ubwiru bw'umusaraba. Imana ishimwe. Gerashaka uyu munsi mu izina rya Yesu umenye ko probleme zose ufite, Imana ntabwo yazanye igisubizo mu nzira 10, yazanye ibisubizo mu nzira imwe gusa, ni Golgotha ku musaraba.